Ni indege ya kajugujugu. Indege ya kajugujugu. Ikoreshwa n'abatera. Yewe data we. Hoya da. Yewe we. Utwo no dukindi kubona. Izi. Harimo moteri. Moteri. Ntoya kubera ubushobozi buke. Iyo moteri rero sasa tukivimuzi nacyo. Tukivimuzi icyo gihangano cyanyu mutubwire muti iki gihangano cyanyu gikoze muri ubu buryo kugira ngo cyitwe indege byagenze bityo. Uzikiri no ku kibuga cy'indege we. Yewe we. Ayo mashyi bimeze bite ko ntayo ndi kumva? Amashyi menshi cyane kuri bano bahungu. Yewe we. None se ahangaha njewe numiwe we, numiwe kabisa, numiwe. Yewe ubwo irahagarika kwikaraga ryari ubishatse? Ubishatse urayaga. Dore pilot we arayitegeka ikamwumvira. Amashyi menshi cyane kuri bano bahungu. Ugeze nk'ahantu bakorera nka bino bintu nko mu ruganda rwabyo wabikora? Cyane byaba karusho. Mbere ya byose bino bintu mwigeze zino mashini mwagiye mukora ano makamyo cyangwa se zino ndege mwagiye mutegura, mwigeze mujya ku kibuga cy'indege ngo murebe bimera gute cyangwa se mujye muri zino mashini? Oya, sibye kuzibonesha amaso zigenda cyangwa se no kubikora kubibona ku koranabuhanga. Nuko bireba gusa ahasigaye ugahita utangira kavuga ati nakora iki kugira ngo ikintu nka kiriya nanjye mbone kiri gukora. Abahungu amashyi menshi cyane kuri bano bahungu. Abahungu bimeze bite ko nta mashyi muri kuba? Oya tujye twemera niba umuntu akora ibintu byiza, ibintu ushobora kureba ugatindaho, tujye twemera. Muri physique akenshi nimwo dusangamo nka bino bikoresho. Yego. Noneho nka bino bikoresho nje numva ari bwo buzima bwiza bwanjye, numva ari byo nakomeza. Niyo ntego yawe, nizo ndoto zawe? Numva nakwiga imyuga irimo bino bintu. Uko byagenda kose nta kwiga ku kigo cy'imyuga cya TVET. Mwana yavuye iwabo aravuga ati ngiye kwihuza na mugenzi wanjye dukora ibintu. Ubu nukuvuga ngo murabana turabana. Wow. Mukomere umubyeyi amashyi menshi cyane. Uyu mubyeyi mumukomere amashyi menshi cyane. Nukuvuga ngo uri kumva we yaremeye aravuga ati abana mbabonyemo impano, reka mbakusanye mbegeranye hanyuma bakora ibintu bijye hejuru, ari nabyo baje kutwereka uyu munsi. Abantu bafite umutima ufasha bafasha bano bana bakabashigikira kugira ngo nabo bagere ku ruhando mpuzamahanga ku buryo natwe tuzakora indege yanditseho Made in Rwanda. Yes, reka mbaye ikaze mbashimire mwese mudukurikiye hano kuri Kinigi Radio and TV. Reka twizere ko mumeze neza cyane. Nje nitwa The Pure, nyita The Pure, nyita The Pire, nyita Ani Provoker, producer, promoter. Yose nayanjye. Yose nayanjye. Muri ka kazi rero katoroshye twirwa dukora tugenda cyangwa se tugera hirya no hino tubazanira inkuru cyangwa se ibintu bigezweho bigiye bitandukanye. Uyu munsi twatembeye rwose tugira ahantu hihariye, ahantu harenze, ahantu utakeka. Twagezeyo tuhasanga abahungu. Twasanze abahungu wongere ngo abahungu bahagaze neza, abasore rwose. Nimvuga abasore ntumva udusore, wumva abasore. Shobora kwibaza ngo bari abahungu bimeze bite? Baraterura bari abahungu. Bimeze bite? Reka dutangire n'umwe muri bo atangire, bose baratwibwira, atangira twibwira. Karibu kuri kamera za Kinigi Radio and TV. Tangira twibwira amazina yawe. Murakoze. Yego. Nitwa Tumusifu Chance. Inde? Tumusifu Chance. Tumusifu Chance. Yego. Abandi kumwe na mugenzi wanje yabibwira. Nawe natwibwire. Murakoze. Yego. Nitwa Iranze Jean Claude. Iranze Jean Claude, umukinnyi wakiniraga APR. Amakuru se mw'abasore? Amakuru yo ni meza. Amakuru ni meza cyane. Biracamo rwose. Ubu ngubu umuntu udukurikiye ashobora kwibaza ngo hano hantu turi nahaganaye. Hano hantu turi ni mu murenge wa Kinigi.
mu kagari ka Kampanga, yego, mu mudugudu wa Nyejuru. umudugudu wa Nyejuru. Abatahazi rwose turaza kuhabereka muharebe neza. Ndi kumwe n'umuyobozi wa radio Kinigi and TV, nawe twamuha ikaze rwose, nawe karibu rwose, nawe ugira iki tubwira. murakoze cyane igikorwa cyo kuzamura impano z'urubyiruko. Nanjye niyo mpamvu twasohoye umudugudu w'icyitegererezo, bazi ku mazina y'amayetaje. Urakoze cyane. Umuyobozi wa Kinigi Radio and TV ntago akunze kwigaragaza kuri kamera, ariko nyine uri kumva tuba turi kumwe, ntago tuba twagiye twenyine, ahubwo tuba twajyanye n'umuyobozi. Twatembeye rero tugera kuri uyu mudugudu, abahungu bamaze kutubwira. Tuhageze twasanze bano bahungu rwose, twahasanze bano bahungu. Hano bahungu badutunguye. Abahungu ushobora kwibaza ngo ni iki cyatumye tuza kubareba. Abahungu batubwiye ko bafite impano zigiye zitandukanye. Izo mpano rero ushobora kwibaza ngo ni izihe. Nk'uko umuyobozi wa Kinigi Radio and TV yaramaze kubivuga, turi muri gahunda yo kuzamura impano, cyangwa se gutuma abana bafite impano bazimenyekanisha, bityo zikaba zababyarira akamaro, kuko murabizi abantu benshi batunzwe n'impano zabo. Ni muri urwo rwego rero natwe twaje hano, twaje kureba aba bahungu. Baratubwiye ngo bafite impano, ariko twanga kubyemera. Turavuga tuti nka Kinigi Radio and TV tugomba kwigererayo, hanyuma aba bahungu bakatwereka ibikorwa byabo, cyangwa se bakagaragaza impano zabo. Mbere yuko dukomeza mutwereka ibijyanye n'impano zanyu, mwatwibwiye ariko ntabwo mwatubwiye ngo mufite imyaka ingahe. Njyewe mfite imyaka 16. Imyaka 16. Wiga mu wa kangahe? Niga mu wa 3 segondere. Mu wa 3 segondere. Ubirimo neza cyane, ahubwo courage kabisa. Ndi kumva imyaka yawe urimo ibyaza umusaruro bijyanye n'amashuri. Uwo mugenzi wawe we bimeze bite? Anjye nuko ufite imyaka? Mfite imyaka 16. Akaba niga mu wa 3 segondere. Ukaba wiga mu wa 3 segondere. Murigana? Yego. Ahangaha umuntu dukurikiye ashobora guhita agira amatsiko. Muri impanga bimeze bite? Muri abavandimwe? Oya. Twahujwe n'impano. Mwahujwe n'impano? Yego. Impano zanyu nizo zabahuje, zibahuza mwigana mungana? Yego. Ni byiza cyane. Umuntu dukurikiye ashobora kugira amatsiko avuga ati impano z'aba bana, izo mpano bimeze bite? Izo mpano rero mwarimu urimo mutubwira, wenda n'abadukurikiye baraza kuza kubibona, ariko iyo mpano mufite, cyangwa se izo mpano mufite muhuriyeho, ni iyihe? Iya mbere wenda mushobora kuba mufite izirenze imwe, ariko impano ya mbere mufite ni iyihe? Impano ya mbere niyo kwigana ibikoresho bigiye bitandukanye. Kwigana ibikoresho bigiye bitandukanye. Aho ngaho umuntu ashobora guhita yumva muri abacuzi se? Oya. Muri abaremyi. Muhanga udushya cyangwa mwigana ibindi bintu? Hamwe duhanga udushya, ahandi tukigana. Ahandi mukigana? Yego. Urugero nk'ibintu muba mwariganye? Urugero nk'ibintu tuba twariganye ni imashini z'abashinwa zimwe bita katepurari. Imashini z'abashinwa? Yego. Mufite gahunda yo kubakura ku mugati? Izo mashini zikamuvinga zikagenda zigakora rwose. Biri seri? Yego. Ariko rero turimo kuganira mwere kurakara, ndi kubona rwose. Reka tugira n'ikiganiro cyiza kiryoshye kugira n'udukurikiye abona abahungu bafite akanyamuneza k'ibyo bakora. Reka tuganire, mufite courage nta kibazo. Uti mukora imashini zigiye zitandukanye z'abashinwa. Wenda turaza kwibona, wowe udukurikiye nkubwire ngo genda ukore subscribe, ukore like, ukore comment
kuri YouTube channel ya Kinigi Radio and TV niho uzajya ubonera ibyiza byinshi bigiye bitandukanye, by'umwihariko abanyempano n'ibindi bitandukanye. Izo mashini rero yego ni imashini zikora umuhanda, ni imashini zo mu nganda, ni imashini zikora ibiki? ari zikora umuhanda turahari, yego. ari nizo mu nganda turahari, yego. Mwabonye ko hari nizigendera mu kirere hari wako kantu kizigendera mu kirere nako muraza mukatwereka, wenda muraza kubikora live hano n'abadukurikiye babireba neza. Nizigendera mu kirere, izo mashini zigendera mu kirere ni izihe? Abahungu bakoze agashya, akoze izindi mashini zigendera mu kirere, izo mashini ni izihe? ni indege za kajugujugu. Indege za kajugujugu. Abahungu ntago boroshye we. Ariko ndimo gushyugumbwa kugira ngo mutwereke ukuntu ibyo bintu bikora. None se wenda tutari twagera kuri icyo gikorwa, mu bitwereke neza. Mwahuye mwari musanzwe muziranye cyangwa umwe yabitekereje ukwe ajya gushaka mugenzi we, ajya byagenze gute kugira ngo muhure mwese muri abanyempano? Twe twariganaga tutazi impano buri muntu afite, bitewe na Kinigi Radio and TV duhurira mu cyiciro kimwe cy'impano, tubona impano yacu isa, niko twihurije hamwe mu busanzwe kuko twitunigana byaratworoheye kwihuza. Murumva ubumwe aba bana bafitanye, mwa bantu mwe mudukurikiye mu bakomera amashyi menshi cyane, amashyi menshi cyane kuri aba basore nahe. Aba basore bungu bumwe. Abadukurikiye wenda bumvishe mvuza abantu, inyuma yacu hari abantu baje kureba ibikorwa by'aba bahungu ngo bimeze bite. Hari imbaga nyamwinshi y'abantu bagiye batandukanye nyine, harimo n'ababyeyi baje kureba nyine, baje kumurika ibikorwa byabo bakoze. Baje kumurika. None se mwabahungu mwe mumaze guhura, mwaravuze muti ubwo birumvikana mwarahuye, mwaravuga ati mfite impano imeze gutya, undi nawe ati mfite impano imeze gutya. Nizo ngizo mwahuriyeho gusa, nta yindi mpano wenda yo gukora ibindi cyangwa se indi mpano nyine itandukanye n'ibyo ngibyo wenda mwari muhuriyeho? Indi twe duhuriyeho n'ubushuti, niyo mpano tu, nta yindi mpano. Amashyi menshi cyane kuri aba bahungu. Uri kumva impano y'ibanze bari bahuriyeho ni ubucuti. None ubucuti nibwo bugiye kubyara umusaruro, nibwo bubyaye umusaruro. Ibintu bagiye kutwereka barafatanyije kubera ubucuti bwabo. Mbwira n'abadukurikiye, buriya abantu bifatanyije bakunga ubumwe, bakagira intego biha yo kugira ngo bagire ibyo bakora, nta kibananira. Abahungu rero tudatinze mugiye kutwereka muti ibintu byacu twabikoze gutya, tubikora gutya, bigenda gutya, none bimeze bitya. Okay, mutangire noneho. Murafatanya, wenda igihe umwe araba ari kugira ikintu akora, undi aramufasha mikrofone kugira ngo mudusobanurire ngo hano bimeze gutya, hano bimeze gutya. Yego, mutangire mutwereke ibyo bintu by'ubuhanga byanyu. Uri kumva nyine twebwe mwaje mugiye kutumurikira ibintu mwakoze, sibyo? Mutubwire muti iki ni iki ngiki, sibyo? Gikora muri ibi ngibi, uburyo twagikoze mu twakiganye gutya, gikora gutya, tugendeye ku byo tubona cyangwa kuri sample cyangwa se ku byo twabonye. Iki gikora muri buno buryo. Ni ubwo buryo mugiye kukitwereka. Mbese twebwe turi abanyeshuri, tugiye kwicara twige. Mutwigishe, mutumurikire ibyo mwakoze n'ibyo mwagezeho. Mutangire mu bitwereke rwose. Wenda umwe kugira ngo byorohe mwese mwarabifatanyije kubikora. Yego, niko bimeze. Wenda umwe arajya twereka ukuntu gikora, hanyuma nibiba ngombwa urajya umufasha, ariko unadusobanurira uvuga ati iki ni iki ngiki kugira ngo gikore iki, dukora ibi, nubwo buryo. Yego, dutangire. Icyo ni iki? Iyi ngiyi ni imashini ya Caterpillar yifashishwa mu gucukura ndetse no gupakira imodoka zimwe na zimwe zoroheje.
imashini ya caterpillar yifashishwa mu gupakira cyangwa se mu gucukura. Yego. Uti ikora iterera. Noneho twebwe kubera ubushobozi buke, ahari ibyuma twe twahinduje ibikoresho. Yego, buretse gatoya buyikingurutse utwereke ngo ibice bigize bimeze bite. Yego. Dore nk'aha ngaha hakagombye kujya icyuma, ariko kubera ubushobozi buke dufite twe twahifashishije ibikarito. Ndabona yose ikozwe mu bikarito. Yego. Noneho aha ngaha haba hari zino pompo twabonye izo boro izo ngizo izifashishwa kwa muganga. Yego. Izifashishwa kwa muganga umuntu ashobora guhita yumva ni bimwe abana bita amapombo. Inshinge. Bya bindi biba bifashemo inshinge. Yego, komeza utwereke. Noneho hafi ya byose ni nk'aho ari ibyo bice bibigize uko ari bibiri, hamwe n'utu tuntu ahandi ku mashini nini izo tuba twariganyeho haba hafashwe n'imipira minini ikomeye, kandi ko twifashishije utu duhombo dutoya tumwe tuba ducometse natwo n'utwo kwa muganga tuba ducometse muri serumu. Yego, muri serumu. Aha, kugira ngo noneho ndabona mwazanye itaka, harimo n'ivu. Ndabona materiyeri nyinshi ziyigize cyangwa se ibikoresho bigize iyo mashini. Byose hafi ya byose ni ibikarito, ibindi ni izo mashini cyangwa se uturiya dukoresho bakoresha kwa muganga. Kubera yuko ibikoresho byacu biba byoroshye, gukora ibintu bikomeye ntabwo bibyorohera. Mubona bitagenze neza. Buretse gatoya mbere yuko ugira ibintu ukora, buretse gatoya nkubaze ngira nti ndabona rwose imashini yanyu imeze nka caterpillar neza, cyangwa se ziriya mashini zikoreshwa mu gukora imihanda cyangwa se no gucukura ibindi bintu. Umuntu udukurikiye, oya ariko iki kibazo ndi gushyugumbwa, manza ugire bimwe utwereka ikora, hanyuma ikindi kibazo nkikubaze nyuma. Yego. Murayibona, iriya ni imashini yuzuye imeze neza. Ngira ngo ikibura cyo ni ibirahure, ariko ubundi iriya ni imashini abahungu bagiye kutwereka rwose. Wirebere impano z'abana b'abanyakinigi. Iyi ni Kinigi Radio and TV, niba yabasuye ikajya kureba impano z'aba bana. Urabona umwana arimo aratekinika, harimo kubaka utuntu twe, maze murebe ituntu agiye kwikorera. Aha ngaha igice cyo hasi kibanza cyacisha bugufi kugira uko igera hasi. Siko bya bintu we. Amaye. Ubwo agiye kudaha iryo taka. Agiye kugerageza kudaha. Bantu muduku. Mbamvu ndi kumworohereza nuko ibikoresho biba bidakomeye ku. Yego. Ubwo arayoye cyangwa se aradashye. Yego. Noneho hano ngaha kumbe hari ikindi kintu akuruye. Icyo kintu cyo ni igiki ukuruye? Iyi ni imodoka zimwe bita ikamyo. Ubu ugiye gupakira ikamyo. None iyi ngiyi ipakira ikamyo. Zamura hano. Yego, uramubona rwose umuhungu wacu arimo arabitunganya neza, undi nawe akabikurikirana. Tubibutse ko aba bahungu barihuje, bahuriye ku mpano imwe, barangana, barigana. Akarusho noneho bisanga bafite impano imwe. Niyo mpamvu Kinigi Radio and TV twabasuye kugira ngo impano zabo zijye ahagaragara. Muri kubona aba bana mu minsi iri imbere barakura umushinwa ku mugati. Mwebwe mudukurikiye namwe muri nyuma yacu siko mubibona.
abahungu nta mikino baje, nta mikino. Arimo aratekinika utuntu twe rwose kugira ngo ibintu bigende neza. Atuzaniye ikamyo agiye kuyipakira. Wowe udukurikiye utarakora subscribe, uri mu biki? Turi kukwereka ibintu by'ubwenge by'abahungu bimeze bitya, uri mu biki? Kumbe hano bagufitiye ingunguru, yita ingunguru, ni ingunguru. Giye kudutera inshinge se. Yego. Ushobora kwibaza ngo ibi bintu babyize hehe? Ibi bintu babyize he? Umushinwa kabaye yavuye ku mugati. Tubibutsa hano turi mu Kinigi kuri wa mudugudu w'icyitegererezo rwose, aho bazi nko ku mataje. Abana baho bararenze, abana baho bararenze. Ubwo arimo kuzamura. Yego, yego. Kumenya bitwara essence nyinshi ra. Ako birazwi n'ubundi biranywa, kubera ko nabyo bikora akazi katoroshye. Abo gatizana nkunganire, nkunganire rwose mu mwanya wanjye dutumurika ibikorwa byacu. Abantu badukurikiye rwose barimo barareba, bari kwibaza aba bahungu bimeze biti. Abahungu bacu ntibasanzwe, ntago basanzwe. Ongera uti ntibasanzwe. Wenda wowe ufite mikrofone sa n'uwigira inyuma gatoya kugira ngo kiriya gice ni ikibasha kuyongerera ubujyambere. Aramennye. Yego, amennye mu ikamyo. We ko nta mashyi muri gukoma, we bimeze bite? Amashyi menshi cyane kuri uyu muhungu, amashyi menshi cyane kuri uyu muhungu, kuri aba bahungu bombi. Wenda iramennye. Yego. Ndabona ifite ikindi gice inyuma iyo mashini. Icyo gice nacyo ndagira ngo mutwereke ukuntu gikora. Ukuntu gikora rwose. Icyo gice ukuntu gikora. Mbabwiza ukuri, ndakubwiye ngo iyi ni show. Iyi ni show. Urabona ari kurunda itaka, agiye kuriyora hanyuma yongera rimene. Tubibutse ko iriya mashini nayo ifite na kiriya gice nacyo gifite ubushobozi bwo gupakira ikamyo. Murabona ibyangombwa byose ibi bifite. Ipakira ikamyo ikanasanza itaka mu muhanda bagiye gukora. Ikarisanza ikigizayo ibintu by'ibitaka biri aho n'ibibuye. Muramubona. Mbabwira ko bakunze ba Kinigi Radio and TV, nyuma yacu turi kumwe n'abantu benshi baje kureba iby'aba bahungu ni ibiki. Cyangwa nawe uri kureba byagutangaje. Niba bigutangaje rero ukabona utu tuntu ari utw'ubwenge, genda ukore subscribe, ukore like. Murabona iyo ni mashine Caterpillar. Ushobora kwibaza ngo uyu muhungu afite iyihe kategori y'uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, noneho byarenze akajya anazikorera, akazikoreshereza. Yego.
noneho buretse gatoya mbere yo kuzamura hejuru ndimo ndabona batiri. Ariko banza uzamure kugira ngo tuze kuvugira rimwe irangije gukora akazi kayo. Irabizamuye, irabiyoye, irabizamuye. ubundi iyo irangije kuzamura ego imeze neza ishobora kugenda ikabijana aho irabijana cyangwa ikabisandaguza ikaza ikabinyuramo nka nguca. yego gice ifasha kubizamura neza kugira bitameneka aho idashaka. yego kugira ngo bitameneka aho idashaka. yego noneho bimene ongera bimene kumanza wuzuza imyuka. Amashyi menshi cyane kuri aba basore, amashyi menshi cyane, amashyi menshi cyane. Niko ye. Yewega none se we ko ndi kubona mwana kereza umugenzi we umuntu ibintu bimeze bitya. Wenda tujye kuganira kuri bimwe mu bice biyigize. Turi kubona batiri. Iyo batiri yo ikora iki? Batiri ya telefone. Iyi batiri kuko nta modoka igenda mu muhanda idafite amatara bishobora kuyiriraho yagonga ibintu byinshi. Yego. Noneho hari n'amamashini akora ijoro. Noneho ntago yakora idafite amatara. Yego. Aya matara rero arayifasha akamurikira shoferi. Aya ni amatara. Yego. Abahungu mwabakomeye amashyi, andi mashyi mubakomera amashyi rwose. Abahungu bari mu kazi, abahungu rwose bazi ibyo barimo, bararenze. None mwabitubwiye. Yego. Mwabitubwiye wenda iyo mashini turaza kuyijyana ahantu hasa n'ahijimye kugira ngo n'abadukurikiye babone ko biri kwaka. Wenda hano ni ku manywa ntago bari kubona urumuri rwayo, ariko mwabahungu mwe murantangaje. Ni ukuvuga ngo ibice bigize izo mashini ongera uduherere ku gice cya mbere mu bigize iyo mashini. Ibice bigize iyi mashini twahera nk'ahangaha. Yego. Ahangaha ni urugero dufate nko ku muntu. Akaboko k'umuntu karayora kagaterura kagakora ibiki byose. Yego. Noneho iki gice ni nk'ikiganza. Icyo gice ni nk'ikiganza. Ikiganza nkanguca. Semboriza ikiganza. Ntabwo cya kimeze uca ko kiyore ngo kibijana ubwo byameneka. Noneho iki gice urabona imbere harimo umwanya. Yego. Uyu mwanya ugifasha kubikamo ibyo ifite. Noneho ntabwo yakomeza kubibika imeze uca, yabimena ahubwo uyigira uca. Wadashe yabigira uca ntabwo byavamo. Yego. Wagera iyo uragera ushaka nko kubikuramo uragera ukaharambura ukabimena. Twarangiza tukimukira kuri iki gice. Icyo gice iki gice cyo nk'icyo muno kugera Yego. kibasha kugira nka nguca ni inkokora. inkokora. Cyarangiza ntabwo yafata nka nguca. Yego. Igihe nimeze uca nta yawagira nka nguca ngo imene. Yego. Ahubwo irabifata ikabyiyegereza ikabigenda neza ifite umutekano. Yego. Noneho iki gice ntabwo yabimeze nka nguca ngo iyore biri hasi. Ahubwo iki gice kiyifasha guca bugufi. Abantu mudukurikiye namwe muri hano muri kwiga, muri kwiga mwicare mwige bababwira ukuntu bakora utuntu twabo. Yego, komeza utwibwire. Cyarangiza guca bugufi. Yego. Irangije bya bindi byose twabonye imbere ikongera ikazamura ikabiparika neza. Yego. Noneho tukagera ku kindi gice. Iki gice muri kureba. Yego. Iki ni igice cya shoferi. Iki gice cya shoferi aba arimo ahari kureba ino cyangwa akazengurutse intebe akareba ino. Kubera ubushobozi buke ngo arahindukire aho ashaka gukoresha akaba ari yaje ntihahindukire. Kubera ubushobozi buke bw'ibikoresho nta twabonye igikoresho cyafasha gukaraga intebe ya shoferi ngo arebe mu rundi ruhande. Yego. Hanyuma komeza icyo gice cy'imbere tukagera kwa kino gice. Iki gice
ni cya kindi kigiye kuba nk'iki cyane imbere. Iki gice harimo ipombo. Iyi pombo iyifasha kwegera imbere, yego, ikagenda irahindukiza nimba ari nka nguca imeze ikaja inaragira nka nguca. Noneho ikindi gice hakazamura hakongera hakamanura. Yego. Aha, murakoze cyane. Yebega abahungu ko nta mashyi muri kuba, ayo mashyi bimeze bite? Abahungu bakoze mubakomera amashyi menshi cyane. Hari ikindi kintu twigeze kubona nacyo kigikamyo. Yego. Cyo gikamyo mukigize hino kose nacyo mutubwire bimwe mu bice bikigize. Iyi kamyo ubu dufate yuko yapakiye. Yego. Iyi kamyo yapakiye igiye kugenda. Mbere yo kugira iyo iragera kugira byose bikore, ntago wayikoresha udafite kontake. Kontake nayo mwara amashyi menshi kontake. Amashyi menshi we, ayo mashyi bimeze bite? Yego. Neno iyi kontake ikayifasha kugira ikamyo yose yake. Yego. Noneho kubera ari ntoya twasize hano ni urugero. Yego. Kugira ubone yuko yego mushyira itari imbere. Yego. Iyi. Yego ndahabona shoferi agomba kugenda ari kureba iyo ari kuja. Yego. Kugira bitamuteza impanuka. Noneho iyi kontake ayishiramo. Mama we. Tararikaga. Ushyiramo kontake itararikaga. Urugero rwatwereka yuko imodoka iba yatangiye gukora hari mu rufunguzo neza. Yego. Yego. Aha. Tukagera hano ku kindi gice rero. Iki gice ubu aba yapakiye yarangiza aho yageze yaragera shaka kubimena ahangaha. Yego, agiye kubimena. Aramanza agafungura urugi. Yarangiza akabenura. Yego. Yarangiza akegera imbere kugira n'ibindi bibona aho bija. Yego. Ikongera ikamanura. Arangije aramanura. Mama we. Ubundi akagenda. Amashyi menshi cyane kuri aba bahungu. Abahungu barakoze cyane, amashyi menshi cyane, ariko baracyadufitiye ibindi byinshi bitandukanye. Ibyo byinshi rwose, ariko mbere yuko tujya kuri ibyo ngibyo buretse gatoya. Mwatubwiye muti mukoresha amapombo, mukoresha batiri mu gucana amatara, mu gukoresha ibikarito kugira ngo igihangano cyanyu kibashe kuba kigaragara cyangwa se mwakimurika cyangwa se cyakora. None yego, mufite essence cyangwa mazutu mukoresha? Oya, ahangaha dukoresha amazi. Amazi y'amatemba. Amazi atemba. Yego. Yego. Niyo dushira turayafata tukayashiramo. N'urugero tuvomeramo. Yego. Ubundi kuzura neza. Yamara kuzura tugakoresha ututuntu. Tukinjizamo ntara tuba twarinjijemo iyindi pombo. Bikabasha gusunikana. Ariko mwababonye bano bahungu we? Murimo murababona? Yewega abahungu we barakaze we. Barakaze cyane. Nkubwira ngo wowe rwose utarakora subscribe kuri YouTube channel ya Kinigi Radio and TV. Aha niho uzajya urabona ibintu by'ubwenge, abana bafite impano zimwe zitigeze zibaho. Njye nayamanitse nateye isare, abahungu bararenze. Bararenze cyane, sinzi icyo ngewe. Noneho ahangaha iyo ipombo imwe yambaye, yego,
iri muri nka kino cyerekezo ubwo muno haba harimo amazi mo hagati yiriya harimo ubusa noneho wasunika iriya amazi yakaza yakimukira mwayina mbega fizike we amashyi menshi cyane kuri bano bana yewe data we abana rwose abana bararenze ni abafiziste kabisa impano zabo zirarenze ntago ibi bintu nje nagize ngo wenda mwabyize mu ishuri bimwe twabyize mu ishuri ariko ibindi byo ntago ari mu ishuri ubwo no kuvuga ngo mwari mufite impano mwize no mu ishuri muhita mugira igitekerezo biraguka apurika ibintu muri kwiga mwebwe muzi kwiga okay nta kindi gihangano mwaba mufite ngo nacyo mukitwereke ibihangano nakangari hano hari ibihangano nakangari ubisha abahungu baracyaduha show none ushobora kwibaza ngo kiriya cyo batuzaniye ni igiki iyi ni indege ya kajugujugu indege ya kajugujugu ikoreshwa n'abatera yewe data we hoya da yewe we utwo no dukindi kubona izi harimo moteri ntoya kubera ubushobozi buke iyo moteri rero sasa tukivimuzi nacyo tukivimuzi icyo gihangano cyanyu mutubwire muti iki gihangano cyanyu gikoze muri ubu buryo kugira ngo cyitwe indege byagenze bityo uzikiri no ku kibuga cy'indege we yewe sasa rero iyo ndege ikozwe mu biki iyi ndege ikozwe mu bikarito n'utundi tuntu tw'udufufuma tworoshye ikozwe mu bikarito n'utundi tuntu tw'udufufuma tworoshye turoroshye ariko ndi kubona ifite n'insinga yego izi nsinga zifasha ubundi zikoze kwa ino batiri yego zarangiza zigatanga umuriro kuri za moteri eshatu zihari mutangira mwatubwiye ngo ifite moteri iyo moteri mwayikuye hehe ni moteri ingana gute ko tuzi ko moteri ahanini aba ari ikintu kinini cyangwa se inahinda iyo moteri bimeze biti cyangwa se iyo generator izi moteri twazikuye mu matelefone yashaje iyi kumwe n'iyi ariko muri kumva aba bahungu we iyi yo twayikuye muri mashini nayo yashaje muri mashini computer noneho birikaraga nta kibazo ongera ugire turebe we gira yewe we sa n'uwigira inyuma wewe yewe we ayo mashyi bimeze bite ko ntayo ndi kumva amashyi menshi cyane kuri bano bahungu yewe we none se ahangaha njyewe numiwe we numiwe kabisa numiwe yewe ubwo irahagarika kwikaraga ryari ubishatse urayihagarika dore piloti we arayitegeka ikamwumvira amashyi menshi cyane kuri bano bahungu amashyi menshi cyane kuri bano bahungu hari ikindi gihangano mufite ntacyo okay ariko ibihangano mu mutwe si bikirimo rata ni byinshi cyane okay noneho reka tuganire neza yego tuganire neza cyane rwose niko nyuma y'ibintu mumaze kutwereka nyuma y'ibintu mumaze kutwereka bidasanzwe birashoboka mufite ababyeyi banyu bajya baza kureba ibintu muri gukora yego bakababwira ngo iki baradufasha mu bushobozi bwabo buke izo mpano muzikura ku babyeyi se oya izi mpano ziva mu mutwe wacu kuko ari impano zacu ni impano zanyu yego none se njyewe byandenze ni ukuvuga ngo mwebwe mwaricaye muravuga muti reka twishyire hamwe nk'uko mwabivuze dukore ibintu bishobora kuba byatanga umusaruro cyangwa se twanamurika abantu nyine tukabereka ubushobozi bwacu mufite ubushobozi bwanyu mufite ni ukuvuga ngo nk'ubu ngubu uramutse ugeze nk'ahantu bakorera nka bino bintu nko mu ruganda rwabyo wabikora cyane byaba akarusho mbere ya byose bino bintu
bino bintu mwigeze zino mashini mwagiye mukora no makamyo cyangwa se zino ndege mwagiye mutegura, mwigeze mujya ku kibuga cy'indege ngo murebe bimera gute cyangwa se mujye muri zino mashini? Oya, sibye kuzibonesha amaso zigenda cyangwa se no kubikora kubibona ku koranabuhanga. Nuko bireba gusa ahasigaye ugahita utangira kavuga ati nakora iki kugira ngo ikintu nka kiriya nanjye mbone kiri gukora. Abahungu amashyi menshi cyane kuri bano bahungu. Abahungu bimeze bite ko nta mashyi muri kuba? Oya, tujye twemera niba umuntu akora ibintu byiza, ibintu ushobora kureba ugatindaho, tujye twemera baba bashoboye cyane. Nta byinshi ndavuga kuko byose mwabitweretse hafi ya byose. Ariko se niki mwasaba wenda nk'abantu bashobora kubona impano zanyu bakazishimira bakabikunda? Niki mwabasaba ko mutubwiye ko wenda ari umuntu wize ibijyanye na fizike cyangwa se ibintu byo gukora hejuru yo cyane byakure ashobora kubyumva atahungu barabyiza, ariko ngira ngo murabibonye ni impano bifitiye. Niki mwasaba nk'umuntu uramutse ukunda ibi bintu byanyu akavuga ati aba bana rwose bankoza ahantu? Niki mwamusaba uwo muntu? Icyo twamusaba tumubonye ni ukudufasha mu bushobozi bwe afite, uko ibikoresho dukoresha ntabwo ari byo byabugenewe, ni ibyo kwifashisha byo kugira dutange ka sample. Yego. Ni ukuvuga ngo icyo mwamwaka ni ugushyigikira impano zanyu mbese zikagera ku rwego rwo hejuru. Yego. Abahungu rero, abahungu bakwiye gushyigikirwa, wenda turimo tugana ku musozo mwiga mu wa gatatu, kandi mu wa gatatu segonderi niho bahitamo amakombinezo umuntu ashobora kuba yakomeza akajya kwiga. Nk'ubu ngubu nkawe buri wese agiye kutubwira ku giti cye, nkawe ufite mikrofone, ni iyihe kombinezo cyangwa se section uzahitamo? Bitewe n'izo tuba dufite, njye nahitamo kombinezo ivanemo fizike, mate n'isomo ryitwa chemistry. Niyo wahitamo? Wow, amashyi menshi cyane kuri uyu muhungu. Yes, ntabwo abeshya, niho bino bintu byose umuntu wabyize byongeye afite n'impano, bino bintu yabikurikirana bikagenda neza. Wowe wakumva wahitamo iyihe mpano nako iyihe section? Jewe section nahitamo niyiga ku bintu bijyanye na bya fizike cyane. Fizike? Yego. Yes, buri kumva ni nkaho. Yego. Hari n'ikindi? Kubera yuko muri fizike akenshi nimwo dusangamo nka bino bikoresho. Yego. Noneho nka bino bikoresho nje numva ari bwo buzima bwiza bwanjye, numva ari byo nakomeza. Niyo ntego yawe, nizo ndoto zawe? Numva nakwiga imyuga irimo bino bintu. Yego. None nigeze kuvuga nti ababyeyi banyu murabikora bakabibona, ariko se babivugaho iki? Mwumva nko nyine barabashimira bakababwira ati courage, ariko iyo courage baba bababwira ibiganisha hehe? Ababyeyi baradufasha cyane mu bushobozi bafite. Yego. Noneho baratubwira ati courage mukomerezaho, nabo barareba bakabona nta bisanzwe. Yego. Noneho ni urugero tuvuge nka mama, ntago ubu yanyura kwa ino karito ngayisige. Yego. Kubera akazi kari boro ku muhungu we. Yego. Arayituzana tukayikoresha. Atakira kora kurikirana. Yego. Muri make ababyeyi banyu barabashyigikiye. Yego. Ya, ni byiza cyane ababyeyi banyu rwose, ni byiza cyane kuba bashyigikiye impano zanyu. Ibintu birandenze cyane. Muravuga muti ibintu byacu turamutse tugize amahirwe tukabikurikirana cyangwa se tukabona ubushobozi twabigeza ku rwego rundi rugera kure. Nicyo cyifuzo mufite? Yego. Wenda tugana ku musozo, reka tubashimire kubera ko impano zanyu rwose mukomeje mukatwereka ibintu byanyu, ibintu mugenda mutegura, ntago twataha mwakereza n'umugenzi. Rero icyo nababwira nti nabashimira. Gusa Kinigi Radio, umuyobozi wa Kinigi Radio and TV nawe arahari, turi kumwe, yagira icyo abivugaho nyuma y'ibyo amaze kubona.
akagira ikintu avuga yego. njyewe ikibazo ngiye kujuruza nk'abo mwiga ku kigo mwigaho ntabwo mwatubwiye ikigo mwigaho, noneho nimba mubona n'ibikoresho cyangwa se nimba muje nko muri laboratwari bakabafasha cyangwa bakabaha umwanya, icyo kibazo ndakibaza mugenzi wawe ufite mikorofone. Yego, icyo kibazo ku ishuri ntago twiga kuri GS Kampanga twembi, noneho ku ishuri ntago tubona umwanya wo kubijamo, ahubwo tuba turi mu gandi masomo n'iryo somo tukabyigamo ibindi. none se abarimu banyu nta mwanya babaha cyangwa se hariho ibikoresho bijyanye n'ibyo tubonye aha mukaba mwabireberaho cyangwa se mukabyigiraho? Oya, nta mwanya n'ibyo bikoresho ntabyo, ubwo nitwe tubikurikiranira mu rugo. ubwo nta barimu mwe mwahura nabo bafite ubushobozi bwo kuba babibigisha mbese bakaba basesengura buri gikoresho paritape? Ntabo. ubwo ni ukuvuga ngo umuntu udukurikiye ashaka nko kugufasha yagushakira he, cyangwa se wenda ashobora kubireba kumva ko hari ubundi bushobozi, wenda ashobora kugutera inkunga akakurihira nk'ishuri rifite ibikoresho ukaba waje kwigamo. mbese nk'umuntu udukurikiye yagushakira he, yabareza he? Aho kunshakira yanshakira ari mu rugo, yanshakirayo kuko twese turi hamwe, noneho no ku ishuri yanshakirayo yambona. ikibazo cy'amatsiko mfite ku ishuri uvuze ko yagushakirayo, none ko uba urimo wa gatatu bigiye gusaba ko urokarasa nyine ukava ku icyo kigo, cyangwa se wenda kubw'ubushobozi bukeya akaba ari ukomereza ugiye mu wa kane. none mu wa kane hari ubushobozi ku icyo kigo bafite ko wakomeza rino somo, cyangwa se umuntu udukurikiye hari nka nkunganire yava muri leta ikaba yakuganaho bakakohereza ku kindi kigo? Ese ababyeyi banyu bashobora kubona ubushobozi bwo kubakurikirana kugira ngo bababonere minerivare yo kubageza ku bandi bafite ubunararibonye mu iki gikorwa cyanyu? Bitewe n'ubushobozi buke bw'umuryango bakwishyura, twabasha kwiga ku kigo gihwanye n'ubushobozi, kuko ntawaja ku kigo utazi yuko ufitiye ubushobozi. Uko byagenda kose nta kwiga ku kigo cy'imyuga cya TVET kijyanye n'uyu mwuga wacu. hari undi muntu we wabasura mugaragarize ubunararibonye bwanyu mufite hano mu mudugudu w'icyitegererezo, wenda nk'umurenge, akagari, umudugudu, cyangwa se ngo nabo babiha umwanya baze babatega amatwi cyangwa bareba ibyo muri gukora? Hapi ntawe usibye ubwo mwe ino radiyo yanyu niyo idusuye bwa mbere. ubwo rero natwe ikintu cyatuzanye dushaka kugira ngo tubakoreho ubuvugizi, abaduteze amatwi cyangwa abadukurikiye kuri kamera babafashe, babegereza abandi bana bafite ubumenyi kugira muje kwigana hamwe, ku buryo wenda mu wundi mwaka cyangwa mu zindi myaka ziri imbere natwe twageraga terepurari ya made in Rwanda. ubwo icyo nicyo cyatuzanye, cyatuzinduye, n'abayobozi bari kutureba bari mu burere butandukanye bafite ubushobozi no hanze y'igihugu, abantu bafite umutima ufasha bafasha bano bana bakabashyigikira kugira ngo nabo bagere ku ruhando mpuzamahanga, ku buryo natwe tuzakora indege yanditseho made in Rwanda. tugeze amahirwe, twe twasuye umudugudu w'icyitegererezo, twasuye abana bafite ubukorikori, bakora terepurari, bagakora indege, bagakora imodoka ipakira cyangwa ikabenura. ariko tukimara kubasura
twagize amahirwe dusanga n'ababyeyi babo bariyo, twakira umwe mu babyeyi tumubaza ngo eske ibyo akora, ibyo bano bana bakora hari ubushobozi yaba abifiteho cyangwa se bano bana bagihura ari babiri. Ntabwo byamubangamiye mu buzima busanzwe. Ubwo buntu wabugize ute akimara kuza, wamwakiriye ute? Niyo mpamvu tuguhaye umwanya ngo nawe tunyuremo mu ncamake, usabe n'inkunga, nawe bikugora usabe inkunga kugira ngo turebe ko abo bana twabateza iki imbere, ko nje nabashije kubasabira iki inkunga ku badukurikiye, ku batureba ku rubuga nkoranyambaga, kugira ngo nihagera nurebe iyi video yumve ko aho yashakira bano bana kugira ngo azabafashe cyangwa se abagezemo ahandi abandi bana bafite ubumenyi. Murakoze. Murakoze. Mbanje kubashimira ubwitange mwagize bwo kuza kudusura muri uyu mudugudu wacu w'icyitegererezo. Nitwa Mukamuhire Virginie, nkaba ntuye muri uyu mudugudu muri kureba. Aba bana rero muri kureba bafite impano zitandukanye, kabone nubwo bavuze izi gusa, ariko hari umwana umwe, uyu nguyu afite impano yo gushushanya nayo arayifite. Ubwo rero yangejejeho icyifuzo, arambwira ati hari umwana ku ishuri twigana ariko iwabo ntabwo bimushobokera kugira ngo iyi mpano azayigaragaze neza bitewe n'ubushobozi bw'ibikoresho, cyangwa se murabizi namwe gukora ibi bintu biba bizambaguritse mu nzu, hari utabyihanganira. Ariko nababwira nti rero umuzane mvugane nawe, noneho mutuma ababyeyi be mbonane nabo, mbabwire nti umwana njyewe abaye iwanje, kubwo kugira ngo baje barafatanya. Ubwo ababyeyi nabo barabyemera bati nta kibazo. Ubwo nuko uyu mwana namwakiye neza, numva nta kibazo, anyisanzuraho, mwumvishe ko ari kuvuga ati ni mama, ni njyewe ari kuvuga ubundi. Ubwo rero mu bushobozi buke mfite, ibyo nshoboye ndabikora. Ubwo ibyo ntashoboye nyine ubundi ntibikoreke. Umuri kubona ibikoresho ntabwo bihagije, babonye ibikoresho bihagije bagera kure. Uko mbumva numva bagera kure. Noneho icyo wambajije cyo kuvuga ngo ubushobozi wenda mu mibereho, namwe murabizi iki gihe ariko noneho hari ukuntu Imana igenda ifasha umuntu, ubwo duke dufite tukanyurwa natwo, tukumva nta kibazo dufite. Abana bakiga, kabona bize neza, babona amanota nta kibazo, bagataha. Murabona ko ndi umukecuru ntanshoboye kubahingira. Ubwo bo kwa gatandatu iyo batashe nibo baja mu murima, ntabwo nja mu murima. Murabona ko mfite n'ubumuga bw'amaso, nibo babikora. Ubwo naci ibyo mbonye nkabahereza. Noneho uyu mwana wanje we nagize ikibazo cy'aya maso bayabaze, mbura ubushobozi bwo kumurihira ku ishuri kuri Kampanga. Njya kubwira deregiteri nti none bimeze bite, ubundi narihaga neza, nti none ubu ikibazo cyavuze kandi sinshaka ko umwana yicara. Yari ari mu wa mbere mu gihembwe cya gatatu. Ni ukuvuga ngo wenda watangiranye n'umuyobozi wa Kinigi Radio and TV, niwe wakwakiye, ariko wavuze umwana wawe bose ni urungano, ariko umuntu ashobora kwibaza ngo umwana wawe murabo ni uwuhe? N'uyu nguyu, uwo nguwo ku ruhande. nawe ubwo ni uw'Imana yampaye. None watubwiye uti uwo mwana yaraje yihuza n'uwo nguwo mugenzi we, cyane ko batubwiye ni inshuti, bafite n'impano imwe, baranigana, barangana. None uwo mwana yavuye iwabo aravuga ati ngiye kwihuza na mugenzi wanjye dukora ibintu. Ubu nukuvuga ngo murabana turabana. Wow, mukomere umubyeyi amashyi menshi cyane. Uyu mubyeyi mumukomere amashyi menshi cyane. Nukuvuga ngo uri kumva we yaremeye, aravuga ati abana mbabonyemo impano, reka mbakusanye mbegeranye, hanyuma bakora ibintu bijye hejuru. Ari nabyo baje kutwereka uyu munsi. Wenda tutagiye kure, wagiye
uvuga byinshi kuri bo ariko aba bana bamaze gukura, bamaze kuba abasore. Unatubwiye ko bitewe n'ikibazo cy'amaso wagize ubu ngubu rwose baragenda bagakurikirana bagashaka imibereho. Yego, none aba bana wenda tugaruke kuri uriya wawe mu butoya bw'akiri mutoya, si yakundaga gukubagana? yarakubaganaga cyane ariko nanjye numva nakubagana nuko ndi umukecuru. Yego, birumvikana abana bakubagana ntago yaba ari umwana utarigeze akubagana ngo akore ibintu nk'ibi cyangwa ngo atekereze gukora ibintu nk'ibi. Buriya abana bakubagana nubwo akenshi bakunze kubakumira cyangwa se ugasanga bari kubabwira nabi, uriya mwana bari kuvumbura. Siko wabibonye nawe? Batubwiye n'ikindi kintu kidushimishije cyane, uburyo iyo uri nko kugenda ukabona nk'igikarito cyangwa se kimwe mu bikoresho bifashisha, uragifata rwose ukabazanira. Ntabwo nagihita. Ntabwo wagihitaho. Amashyi menshi cyane kuri uyu mubyeyi yashyigikiye bano bana rwose. Ni ukuvuga ngo iyo urebye bano bana ukavuga ati aba bana narabayegeranyije, bishyire hamwe, impano zabo zijya ahagaragara, bakora ikintu kigaragara, bakora ibintu nk'ibi baje kutwereka. Ibi bintu bibona gute? Ibi bintu mbese ugira ibihe byiyumviro, wiyumva gute? Abantu ubona hazaza habo haba hameze gute? Duhe ishusho ubibonamo, utubwire bwa mbere uti iyo mbonye bakoze ibintu nk'ibi mbifata gutya, ati ikindi nifuza ko hazaza habo haba hameze gutya. Tubwire ukuntu wowe ubyumva. Iyo bari kubikora baha umwanya, ndababwira nti rero mukora akazi murangize, kuko ubu no gucana ntabwo ncana, nibo babikora byose. Nimurangiza guhisha ubundi mubikore. Barangiza kubikora rero bakambwira bati mama ngwino urebe ibyo twakoze. Kicara nkara nkabona bari kubikora, abasi ibi biragenda ute nkuko nawe wari uri kubibona ari nk'igitangaza. Ibi buriya mwabikoze ute? Byagenze gute? kabona bari kubikora rimwe ho naricaye ndababwira nti ariko ubu wabashakira nk'ishuri ryo gukanika ubu simwakanika mukaja murakanika n'imodoka mfite ubushobozi nabashira barazikorera kuzikanika mfite ubushobozi nabashira mu ishuri rya mekanike mukiga mukagira aho mwigeza ubundi mba ndi kubabwira nti rero impamvu ndi kubashishikariza ibi kubikora no kwiga nti kubona nje ubu ndashaje ubu nimwe muzasigara muri kundera none rero nukuba fondasiyo mukiga icambere nukwiga yego kandi nibi ngibi ntaco bibabangamiraho mu myigire yabo n'ubuvumbuzi ibi bibafasha n'amasomo biga kuyumva neza kubera kuba hari ubuvumbuzi babikorera nari nakubajije nti ahazaza habo uhifuza hameze gute ariko birumvikana wabivuze uti ubonye ubushobozi wabafasha bakiga hanyuma bakagera kure ariko usanga nyine birabigo ahanini biba bihenze biba bikaze nyine kugira ngo ubone ubushobozi bwa bishyurira kugira ngo bakurikirane ibijyanye n'ibyo biyumvamo ni iki wasaba nk'umuntu uzabona bino bintu akabyishimira ni iki wamusaba ikintu namusaba akabyishimira akavuga ati aba bana bafite impano hari umuntu ushobora kubibona akavuga ati aba bana bafite impano wagira gutya ari ukuntu byagenda niki wamusaba uwo muntu ikintu namusaba n'ubufasha kuko mba ndi kubabaza ntariko mu gushaka segisiyo wumva wakwiga iyihe buri wese akambwira ati nje nakwiga ngiyi nakomeza ngakora ngise wenda mwizi atoya ikintu ntiyumvamo ati nubwo nagihitamo ntabwo nagishobora nuko ati none rero ati si none ko nta bushobozi cyakoze nkababwira nti byose hamwe no gufashwa n'Imana birashoboka ntimwe muhumure muziga ticonze ico muziga kandi muzagera kure ntinje nico kindi nifuza ko muziga nje ntayo ntizi mwe muzayiga mugere hejuru mwigeze kuri byinshi mbese mwifashisha ubwo rero mbonye umuntu wabafasha akabageza ku nzozi zabo
wamushimira namushimira yego tugana ku musozo mama tugushimire cyane abahungu bawe rwose batere courage ibintu byabo ni byiza ntamenya abanyempano abantu baba bafite ibintu by'ubukorikori bitandukanye abanyempano benshi baritunze tugushimire cyane kuba mwaduhaye ikaze namwe mwakoze cyane yego nabo basore nabo turabashimiye cyane tubibutsa ko ku cyumweru ejo bundi hari igitaramo cyangwa se show yo kugaragaza impano abana bagiye batandukanye nizere ko mutazahabura yego muzaba muhari turi ready turabashimiye cyane iyi ari Kinigi Radio and TV dushimire n'umuyobozi wa Kinigi Radio twajyanye twari turi kumwe nawe watubaye hafi je na The Pure ibiganiro byacu nakagaruka ciao ciao